filime gusa zakozwe, ahubwo hakozwe byinshi bishingiye kuri impanuka byatunze amagana y'ibihumbi, yemwe na za miliyoni z'abantu hirya no hino ku isi. Aha twavugamo nk'indirimbo n'abaririmbyi bo hirya no hino ku isi zivuga kuri ubu bwato zakunzwe cyane ndetse zigatunga ababikoze. Ibitabo byanditswe, inkuru mu binyamakuru, amafoto, imivugo n'ibisigo byahimbwe bigatunga abahanzi. Ibikinisho by'abana bikozwe mu ishusho y'ubu bwato byagurishijwe akayabo. Imikino ya mudasobwa, amakarita yo gukina yamamaye cyane no mu Rwanda azwi nka Titanic nayo yakozwe hashingiye kuri ubu bwato. Ejo bundi ku itariki ya 15 Mata 2025 hazabashize imyaka 113 ubwo bwato rutura bwa Titanic bwagonganaga n'urutare rw'urubura mu gicuku kinishe mu mwijima w'ijoro. Icyo gihe abagenzi benshi bari basinziriye. N'ubwato bwari bwarakoranye ubuhanga buhanitse muri icyo gihe ku buryo ababukozi bavuga ko butashoboraga na rimwe kurohama, ndetse ko n'Imana ubwayo itashoboraga kuburoha. Ubwo iyi mpanuka yabaga, ubwato bwa Titanic bwavaga mu mujyi wa Southampton mu Bwongereza bwerekeza i New York ho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rugendo rw'ibirometero 41 ku isaha. Nuko nyuma y'amasaha 3 yonyine Titanic irohama mu nyanja ya Atlantika mu ijoro ryari buke ya tariki ya 15 Mata 1912. Ubu bwato byavugaga ko butigeze burohama bwararohamye. Abakabaka 500 bapfiriye muri iyo mpanuka, ifatwa nk'impanuka yo mu nyanja ikomeye kurusha izindi, na nyuma y'imyaka 112 yose ishize ibisigazwa byavanywaho impanuka yabereye mu kwezi kwa 9 k'umwaka wa 1985. Muri iyi mpanuka ubwo bwato bwarajanjaguritse busadukamo kabiri ku ntera ya metero 3.843, ibirometero 650 uvuye muri Canada, kandi ibyo bice bibiri byayo byasanzwe hagati yabyo harimo intera ya metero 800. Na nyuma y'imyaka 112 impanuka ibayeho, haracyari ibisa n'abayobera byerekeye iyi mpanuka. Ishami rya BBC News ryo muri Brazil ryagerageje gushaka ibisubizo ku mabanga n'amahurizo y'ibibazo byibazwa ku bitaramenyekana kuri Titanic kugeza ubu. Bahaye ikaze kuri Mirror Rwanda, isoko y'ibyegeranyo bicukumbuye n'amakuru agezweho kandi yizewe utasanga ahandi. Bahaye ikaze mu nyanja ya Atlantique. Nk'ibisanzwe ndi Penuel muvandimwe. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro wacu, kora subscribe. Nanone ikaze. Icyambere ni Imana ubwayo ntiyashoboraga kuburohamisha. Iri ni ryo banga rya mbere rikomeye. Byavugaga ko ubu bwato bwakoranye ubuhanga butari gutuma bushobora kurohama. Ababukoze bararenze banavuga ko n'Imana ubwayo itashoboraga kurohamisha. Hari impamvu zatumaga abantu bagira iyo myizerere. Alexandre Dapinho Alho, profeseri n'umwarimu wa kaminuza ya Rio de Janeiro mu ishami ry'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, avuga ko kubyerekeranye ubuhanga mu bucukuzi, Titanic bwari ubwato bwa mbere bukozwe bushingiye ku buhanga buhambaye mu miterere yabwo. Ibice bimwe byo gukumira amazi byarubatswe imbere mu bwato, ku buryo mu gihe icyumba kimwe cyashoboraga kuzura amazi kitashoboraga gutuma ikindi kirohama. Habaye ibibazo runaka mu gihe cy'imyiteguro y'ubu bwato, habaho ibitekerezo byinshi, hibazwa ikigero cy'uburebure ubu bwato bwasabwaga gushyirwaho kugira ngo insinga z'amashanyarazi n'ibigega by'amazi bishobore gukora akazi neza. Nk'uko uyu muprofeseri akomeza abivuga, nyuma yo kwita no gutekereza neza kuri icyo, bari barafashe umwanzuro ku burebure bw'ubwato. Yewe no mu gihe cy'imyuzure bakora ku buryo bumvaga amazi adashobora kurenga ubu bwato ngo agere ku burebure bw'igisenge cyabwo. Nanone kandi bakoze ibyuma by'umutekano hejuru y'igisenge, nyamara ariko nta muntu wari gutekereza ko hashobora kubaho kugongana gukomeye n'ibuye ry'urubura. Profeseri ariho agira ati, ibyago bikomeye byari uko umwobo ungana na 1/2 cy'uburebure bw'ubwato. Muri iyo miberere rero amazi yageze ku gisenge, ubwato bwuzuye amazi. Iyo bimeze bityo, ubutabazi no kurokora abantu ntibiba bigishoboka. Ushobora kwatsa amapopo yose yo gukura amazi mu bwato, ushobora kugerageza inzira zose, ariko umuvuduko w'amazi yinjira mu bwato ubungana n'umuvuduko w'amazi asohoka. Icyo gihe ntashobora gusohoka vuba. Umuhanga mu bwubatsi bw'amato manini akaba kandi umusare ubirambyemo Thierry avuga ko Titanic yurijwe igakorwa ku buryo itashoboraga kurohama. Ibi ni ukubera yuko imyenge myinshi yakozwe ku nkuta zitagira amazi. Mu byumba byo hasi ubwato ntibwashoboraga kurohama n'igihe bwari kuba bubayeho umwuzure, ariko kugongana n'ikibuye cy'urubura byateje ubwato kwangirika bikomeye, kandi n'inkuta nyinshi zitagiragamo amazi zirangirika. Aurelio Solas Molta ni umwarimu muri kaminuza ya Fluminense, yigisha mu ishami ryo gutwara abantu n'ibintu. Wavuga ko systeme yakoreshejwe mu gufunga igice cya Titanic kitinjiramo amazi itakoraga akazi neza nk'uko bisabwa.
Muri icyo gihe icyuma cyakoreshejwe gukora ubwato nta ngufu cyari gifite ndetse nticyari gikomeye nk'icyuma gikomeye kuruta ibindi cyashoboraga gukoreshwa muri ibyo bihe. Imiterere y'ubwato nayo yahindutse nyuma yo gusakirana n'ikibuye bigakubitana ingufu cyane. Imiryango ntiyari ifunze, yari yakwamye. Yewe no muri iki gihe Titanic yakozwe mu cyuma gisukuye, ariko icyuma cyo muri icyo gihe cyari kimeze nk'icyuma cya none. Nta mbaraga cyari gifite, nticyari gikomeye. John Vitavuc, profeseri wigisha ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri kaminuza ya Mackenzie Presbyterian São Paulo, asobanura ko kugeza ku myaka yo mu 1940 igice kinini cy'ubwato cyari gikozwe mu byuma. Nyamara nubwo bimeze gutyo, nyuma yaho ibyo byuma byakoreshejwe mu gukora igice kinini cy'ayo mato bibanje gushongeshwa. Ikoranabuhanga n'ibikoresho byarahindutse uhereye icyo gihe. Ubu ibyuma bihuzwa habanje gushongesha ibyuma. Gukoresha carbone mu gukora ibyuma nabyo biragabanuka, no gukoresha ikinyabutabire cya manganese byatangiye kwiyongera. Icyuma cy'ubu cyo kirakomera cyane, niko Vitavuc bisobanura. Nkuko Vitavuc bivuga, ibikoresho by'ubu byo mu nyanja bifite ubushobozi burenze bwo guhangana n'impinduka z'imiyaga yo mu nyanja n'imiraba. Ibanga rya kabiri rikomeye ni ihangana ryabayeho mu gutanga abandi kubona Blue Band. Nyuma y'impanuka ikomeye, amakosa y'ikiremwa muntu iteka wesanga mu mpamvu z'ibyo bakora. Nkuko inzobere zibivuga, hari igitutu gikomeye kuri ubu bwato cyo gusoza urugendo vuba, nubwo hari ibibazo byagaragaraga byatezwa no kwambuka igice cy'inyanja kigizwe n'ahantu hari amabuye y'urubura. Mu by'ukuri iki gitutu cyari cyo kugera kuri Blue Band. Guhera mu mwaka wa 1939, iki cyubahiro n'igihembo cyahabwaga ubwato bwashoboraga kwambuka bwangu kurusha ubundi mu nyanja ya Atlantique. Titanic rero yagaragaraga nk'ubwato bwari mu mwanya mwiza wo guhatanira iki cyubahiro kurusha ubundi bitewe n'uburyo bwari bwarakozwe. Professor Alexander avuga ko ugendeye aho ibihe byari bigeze, ubuhanga mu bwubatsi n'ikoranabuhanga rihambaye ryakoreshejwe mu gukora Titanic, icyo gihe habayeho guhiganwa hagati y'amakompanyi akomeye ku isi mu gukora ubu bwato. Icyo gihe hagati y'Ubwongereza n'Ubudage hari ihangana rikomeye ryo gukora ubwato burebure kandi bwihuta kuruta ubundi. Ubwato bunini kandi bugendera ku muvuduko uhambaye kurusha ubundi bwahabwaga ku mugaragaro bande y'ubururu cyase Blue Band. Urugendo rwa mbere rwafataga nk'urw'ingenzi kurusha izindi ku bwato bwari bwo bwose mu kugera kuri iki kintu. Benshi mu barokotse iyi mpanuka bavuze ko umuyobozi cyase kapiteni w'ubwo bwato yahawe amakuru ko imbere hari ikibuye cy'urubura ahantu bendaga kugera, ariko ngo ntiyagabanyije umuvuduko w'ubu bwato. Ubwo yari arimo agerageza kwambuka inyanja ya Atlantique muri ako gace, w'icyo yashakaga kugeraho ni intego yari yiyemeje. Irindi banga rya gatatu si urwa Titanic yonyine. Titanic ntiyari yonyine mu nyanja. Ikompanyi ya White Star Line yatwaraga ubu bwato yategetse ko andi mato atatu yakubakwa mu bibuga by'amato bya Harland na Wolff mu mujyi wa Belfast mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20. Byari biteganyijwe ko aya mato atatu yubatswe n'itsinda ry'abavumbuzi n'abanyabugeni bo mu rwego mpuzamahanga yagombaga kuba maremare kurushaho, afite umutekano kandi afite ibikoresho bihagije. Umuhanga mu bucukuzi Stamp avuga ko iyi mishinga nayo yatangajwe muri icyo gihe. Aya mato yakozwe hagati y'umwaka wa 1908 no mu 1915. Yiswe amato y'ishuri rya Olympic. Umurimo wo gukora aya mato abiri waratangiye. Olympic itangira gukorwa mu mwaka wa 1908, naho Titanic mu mwaka wa 1909, mu gihe gukora ubwato bwa gatatu bwiswe Gigantic byo byatangiye mu mwaka wa 1911. Gusa nubwo bimeze bityo, aya mato yose yaje gukora impanuka mu bihe runaka bitandukanye. Ubwato bwa Olympic bwatangiriye serivisi zabwo muri Kamena mu 1911, maze muri uwo mwaka bugongana n'ubwato bw'intambara. Bwaje gusanwa hanyuma burongera gukomeza ibikorwa na serivisi zabwo. Mu gihe cy'intambara ya mbere y'isi, igisirikare cyo mu Bwongereza cyakoreshaga ubu bwato mu kuvana abasirikare ahantu hamwe bubajyana ahandi. Mu mwaka wa 1918, ubwato bwa Gigantic bwagoganye n'abarwanyi barwaniraga mu mazi y'inyanja cyase submarine b'Ubudage. Nyuma yo kubukora, bwatangiye gukora nanone guhera mu 1920, bukaba bwarakoreshejwe kugeza mu 1935.
Titanic yakoze urugendo rwayo rwa mbere tariki ya 10 z'ukwezi kwa 4 mu 1912. Yari yabanje kurokoka impanuka yindi yashoboraga kuyigongesha n'ubundi bwato hafi gato n'inkombe za Southampton, nyamara ngo ntawe usimbuka urwamubonye. Ku itariki ya 14 Mata zishyira ku ya 15 noneho ntiyarusimbuka ikora impanuka izwi kurusha izindi mu mateka. Ubwato bunini ariko butakoreshejwe cyane, izina ryabwo ryarahinduwe maze ryitwa Britannic. Igisirikare kirwanira mu mazi cy'Ubwongereza cyabuhinduyemo ibitaro mu gihe cy'intambara ya mbere y'isi. Ubu bwato bwaruhamye mu kwezi kwa 11 k'umwaka wa 1916. Aya mato uko ari atatu yari manini cyane mu gihe cyayo, ariko ni mato ugereranyije n'igihe tugezemo. Ugereranyije n'amato manini ya none, uburebure bwa Titanic bwari metero 269. Bwari bufite ahantu harara abantu bagera ku 3300. Ubwato bwo mu nyanja bunini buruta ubundi ubu ni ubwitwa Wonder of the Sea. Bufite uburebure bwa metero 362. Bukaba bushobora gutwara abagenzi 7000. Bufite abakozi 2300. Tujye ku ibanga rya kane kandi ari ryo tugiye gusorezaho. Ese ni kuki hapfiriyemo abantu benshi? Hafi abantu 1500 bapfiriye mu manuka ya Titanic. Nyuma yaho hatangira kwigwa no gukazwa imiterere y'umutekano w'ibinyabiziga bigendera mu mazi. Nyuma y'impanuka hatangiye gukoreshwa ibikoresho bisa na za radari zigenzura ibinyabiziga bikorera ingendo mu nyanja. Gukoresha za radari byatangiye nyuma gato y'intambara ya kabiri y'isi. Mbere yaho buri kintu cyashingiraga ku buryo umuntu arebesha amaso. Umugenzi yabaga yicaye hejuru uvuye aho yashoboraga kuburira abari mu bwato igihe abonye umusozi w'urubura ubwato bwegereye. Iyi niyo nzira yakoreshwaga. Ntabwo yari ifite umutekano uhagije. Birumvikana igihe ubwato bwari kuba bugendera ku muvuduko uhambaye. Amabwiriza y'umutekano wa Titanic yarakajijwe, abantu basabwa kuyubahiriza. Abantu benshi bapfiriye mu manuka ya Titanic kuko nta bwato buto bwo gutabara no kurokora ubuzima bwabo bwari buhari, wenda ngo bube bwarabateganirijwe igihe cy'impanuka. Ikijyanye cy'uyu munsi nanjye icumbikiye. Ndabashimiye ko mwabanye nanjye. Niba hari igitekerezo wifuza kutugezaho, wajya muri comment. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro wacu, wakora subscribe. Mbifurije amahoro n'amafaranga. Naho ubutaha mugwiza amashyo tuzongere guhura amatavuna imitozo.